naje kwiyumvamo rero umuhamagaro wo kuba umubikira. Nize muri Ecole Secondaire Saint François de Shangi. Ndi umumama mfite abana 2. Ntabwo urugo rugira formule. Ibintu navuga ngo ni bibi biba mu ngo cyangwa se challenge nyinshi abantu bahurira nazo mu ngo. Iya mbere iyo mukiri muri fiançailles cyangwa se mugihura wowe n'uriya muntu muzabana utekereza ko umuzi. Ugasanga ugiye kubana wowe mubana atari we wari uzi ko mwasezeranye. Uwo mwasezeranye n'uwo mubana batandukanye cyangwa se hari igihe umuntu aryama ameze neza akabyuka ameze nk'igicwezi, akabyuka hari ibindi bintu byindita kuko neza wowe ubwawe kubyakira bikakugora kandi mu gihe cyihuse kuko abantu amateka yawe numvise nyuma y'ibyo ugiye kutubwira mu kanya hari icyo yamarira umuco wacu ndetse n'ukwemera kwacu. Nshuti bakunzi ba Emipro Media, bakunzi ba Kiliziya Gatolika umubyeyi wacu, ari nayo operating system dukoreramo abari mu Rwanda no muri diaspora. Kristo Yezu akuzwe. Gahunda ni ya yindi entertainment, turi mu cyiciro cya entertainment. Mwari mumenyereye rero ndi kuganira n'abapadiri n'ababikira. Ubu rero noneho ngiye kuganira n'umurayiki. W'umugore mwiza cyane, mwese muri kubibona. Ariko ubu bwiza ntabwo bwimejeje. Nubwo Imana nyine yamuhaye birumvikana. Yahoze ari mu nzira yo kwiyimana yo kuba umubikira, ariko sinzi ukuntu yaje kubivamo. Ubu ni umumama baraza kubitubwira. Akaba ari content creator, nawe afite YouTube channel. Mbere yuko nyivuga we amazina ye yitwa Joseline Uwonkunda. YouTube channel yitwa Uwonkunda TV. Akaba akora umurimo wo kugira abantu cyane cyane abadamu n'abakobwa inama ku bintu bijyanye n'umuryango. Sinzi rero impamvu yahisemo kureka kwihimana akaba umumama kandi ugira abandi, ugira umuryango inama. Reka tumwakire Joseline. Kristo Yezu akuzwe. iteka ryose. Nari ngukumbuye. Twari tumaze igihe tutabonana, haciyemo imyaka myinshi, nanjye nari mbakumbuye. Duherukanye ndi profe wawe. Yego. Profe wawe uri kwiga, ushaka kuzaba umubikira. Kera mu myaka yanjye nkiri mutoya cyane kurusha ubu ngubu, niga muri Troncome, nibwo duherukana mu profe wanjye. Yego, muri Singo mu babikira. Joseline, impamvu naguhamagaye hano kuri Emipro Media, hano tuganira ku bintu bijyanye na entertainment y'ukwemera kwacu ariko n'umuco wacu nyarwanda. Hari indangagaciro ziri mu muco nyarwanda n'iziri mu Kristo bwacu. Yego. Rero amateka yawe numvise nyuma y'ibyo ugiye kutubwira mu kanya hari icyo yamarira umuco wacu ndetse n'ukwemera kwacu. Kugira ngo utubwire ku rugendo rwawe ukuntu wageze mu kibikira. Ubwo ni urwa mbere, ukuntu wakivuyemo. Yego. Ukaba uri umumama, n'ukuntu waje kwisanga kuri YouTube uri kugira umuryango inama. Ubwo ni ingendo 3. Ni 3 ziri kombine. Yego. Ni urugendo mu by'ukuri profe rutari rugufiya. Wenda abantu duhuriye hano kuri Emipro Media ahari abenshi n'ubwa mbere dushobora kuba duhuje amaso, abandi si ubwa mbere. Ibintu tugiye kuganiraho wenda hari ababizi bafite background yanjye, hari n'abandi ari bishya kuri bo, ariko ni urugendo cyangwa se ni ubuhamya umuntu ashobora kuba yasangiza abandi, ukaba hari uwo bwagirira umumaro cyangwa se kumva ashobora kugenda mu nzira imwe
nanjye. Ndi umwana muto nk'ibisanzwe, nize gatigisimu, abakatolike, abakristo gatolika bose barayizi, mpabwa amasakramentu yose, ni ukuvuga batisimu, ukarisitiya no gukomezwa. Nyuma rero ntabwo tuba tubisobanukiwe iyo tukiri abana, ariko iyo umaze gukura nibwo umenya ko ibintu wiyumvamo byitwa umuhamagaro. Naje kwiyumvamo rero umuhamagaro wo kuba umubikira mu myaka mito cyane, nkiga muri primaire. Bintera kumva ko nahitamo no kwiga mu bigo by'ababikira, ari naho nahuriye nawe nk'umwarimu wanjye wanyigishaga ibinyabuzima n'umuziki, biology n'umuziki. Yego, kiragiye rero niyumvagamo cyane umuhamagaro wo kuba umubikira. Imyaka 3 yose nahamaze niga mu kibikira, nabo narebagayo bose numvaga ari ingero nziza kuri njyewe z'umuntu nifuza kuba we, z'ibyo nifuza kuzatanga muri sosiyete hanze. Nkura numva nyine ari ibintu nkunze kandi nisangamo. Urabizi nabaga no muri korali wari uyoboye katolike. Nawe wari presidente. Yego. Numvaga nyine ari ibintu byanjye bindimo pe mu mutima imbere, ari byo nkunze kurusha ibindi. Ariko burya uko umuntu agenda akura, ibintu bigenda bihinduka. Umuhamagaro wagiye ugushiramo. Sinzi niba indimo ari 2, ariko kugeza aka kanya si byo mbarizwamo. Ntago ndi umubikira, ndi umumama, mfite abana 2. Ni ukuvuga ubwo umuhamagaro wanjye w'ivugabutumwa siwo nakomeje, ndi umubyeyi. Ubu ndi mu muhamagaro w'urushako, wo gushaka. Nabyo buriya turaza kumenya uburyo byagiye bihinduka, bigenda ubuzima ni etape par etape. Joselie, urakoze cyane. Dusubire inyuma gatoya. Ni iki cyaguteraga inyota mbere yuko yenda ukiri umunyeshuri ushaka kwiha Imana, ushaka kuba umubikira? Iki cyagukururaga mu buzima bw'abihaye Imana icyo gihe? Yego. Ikintu cya mbere rero, buriya abana barebera ku bantu bakuru babaruta, ukavuga uriya muntu niba nduta akaba yarahisemo ibi bintu, ni byiza. Mu muryango mvukamo harimo ababikira barenga 3. Yego, ndumva bageramo barenga 3. Hari ababarizwa hano imbere mu gihugu, n'undi umwe uba hanze mu butumwa, abakora ubutumwa hanze y'igihugu. Numvaga rero uburyo mbabona ari ibintu nanjye nakifuza gukuriramo. Ikindi, n'ababyeyi banjye niryo dini babarizwagamo, n'abakatolike. Nakuze bantoza gusenga, nakuze banyumvisha ko nyine gusenga ari ikintu cy'ingenzi cyane. Noneho na kwa kundi nyine ukura wumva hari ikintu wisangamo kurusha ikindi. Buriya niba ukuze mu rugo iwanyu bakunda, tuvuge, kwibera igihe cyabo kinini ari mu kabari, ntabwo ari buri mwana, ariko akenshi nawe niho wisanga. Niba ukuze iwanyu bakunda wenda ibintu byo gusenga cyane, ikirokore cyangwa se ibintu bijyanye n'idini babarizwamo, nawe urabikunda byanze bikunze. Mu rugo iwacu rero ni abantu biyumvamo ibintu byo gusenga kandi cyane. Iyo ni impamvu ya kabiri. Ikindi, naje kujya kwiga mu kibikira, uburyo bamfataga, uburyo ubona ari abantu bari stable kuri niba uvuze ngo uyu munsi dufite gahunda iyi n'iyi, ni ibintu birorganize. Niba uvuze ngo wenda ni ugufasha abantu, ni ibintu twese turi committed tukabikora tubikunze. Nkagenda numva ni ibintu birimo ubumuntu nyine nkunze kurusha uko nabitekerezaga. Yego. Wow, ndabikunze cyane. Hari urugero rwiza ababyeyi bari baraguhaye.
kubera ko basengaga nyine yego bitandukanye yenda n'abandi babonaga ababyeyi basinze kandi umwana agira tandansi yo kurebera ku bakuru kurusha cyane cyane ababyeyi be ko hari nk'umwana nzi ubu ni umuntu mukuru ngo akiri umwana ngo yari azi ko kubera ko umuntu ukomeye mu muryango wabo yikoreraga amajerekani 5 y'inzoga urabona bya bindi bita ngo gusengera kuvunura abantu bagasengera mu cyaro subiza ndabizi tuzi ko ari abantu se bakora akazi ko kujya kuzikorera bazivanaho bavunuye bazijyana ku ndabazi kera nabonaga uwo mwana rero umuntu ukomeye mu muryango wabo yikoreraga amajerekani 5 aravuga ati kugira umugabo ugomba kuba uzi kwikorera amajerekani menshi 5 y'inzoga ukayashyira ku mutwe ubwo ngenda nikorera 8 kugira nemeza abantu kugira babone ko nkomeye cyane ubwo hano na mama wawe wakubyaye ashimirwe ko yenda mu byatumye ugira umuhamagaro wo kwimana arimo n'ukuri n'ikindi mu muryango wanyu mufite abihaye imana yego ngo naho wize kandi abihaye imana baho wabonaga ari stable bagufataniye cyane mbwira byagenze bite kugira ngo noneho wumve ibyo ugiye kwitesha ibyo byiza byose uvuze buriya rero ntabwo ari kenshi uzabona umuntu ufite umuhamagaro w'ivugabutumwa gusange adafite umutima wa kimuntu ni gake pe simvuze ko bitabaho kuko abantu turemye bitandukanye ariko ni gake uzasanga umuntu ufite umuhamagaro muri we w'ivugabutumwa atari kuvuga ngo ni ukubyishakamo ngo usange ntafite umutima wa kimuntu urumva nubwo nabaga mbarizwa mu kigo cy'ababikira naratahaga mu mavakanse ngasura imiryango nkitegereza abaturanyi nkatembera nkanaganira n'abantu bo hanze ubundi buriya muri singo muri biriya bigo by'ababikira tuba turiyo turi abakobwa gusa usanga dufite twese imyumvire imeze kimwe ariko twibutsa abantu ko wanize muri école secondaire nize muri école secondaire Saint François de Shangi ni ababyeyi beza ni abarezi beza baguha ikinyabupfura bakakwigisha gusenga baguha uburere ibintu byinshi byiza umuntu yagenderaho yewe bakaguha n'ubuhanga ndabashimira cyane kugeza uyu munsi nahavuye njya muri groupe scolaire officielle de Butare urumva ko ntako batari bagize bafatanije namwe abarezi twari dufite turabibakesha kuba uyu munsi turaba ngaba tuboneho no gusuhuzana bamwe mu babikira b'icyo gihe Sertrifine wari ushinzwe disipurine ubwo disipurine ufite nawe uyu hari uruhara yifite runini cyane no kurusha abandi hariya directrice yari twahabaye hari Odette yaje asimbuye Theodete asimbuye Edith yego Theodete yasimbuye Edith yego wenda kwitiranwa turamusuhuje Edith ayobora Ikarembure turamusuhuje cyane Theodete ayobora Ishyorongi muri Stella Matutina Trifine wari ushinzwe discipline ayobora mu Mataba yego turabasuhuje ubwo n'abandi barimo bose turabasuhuje wari ukimbwira ukuntu byaje kugenda ngo witeshe bya byiza wari wababonyemo yego urumva rero muri uko kwitegereza ubwo buzima butandukanye n'ubwo nabaga mvuyemo mu kigo nabonaga ibintu byinshi bigiye bitandukanye ukabona wenda ubuzima abantu barimo hanze mu imiryango runaka ugasanga harimo imibereho y'abana ituruka wenda ku makimbirane y'ababyeyi cyangwa se ituruka ku bukene ituruka se wenda ku bintu runaka abantu bataba bagiye basobanukiwe mu bintu by'ingo ugasanga nka formule y'urugo abantu bayifashe nk'aho ari ikintu kimwe gihoraho ntabwo urugo rugira formule aho ngaho waruvuze formule y'icyo gihe yabaga imeze ite ukabona niba wenda umugeni agiye gushaka akaba azi ko iwabo haba intebe ya papa we akumva ko no mu rugo rwe hagomba kuba intebe y'umugabo we n'isahani ariraho n'ifurusheti yego isahani ya papa ifurusheti ya papa
umugabo yataha ntabikoresha ukumva ko byabaye ikibazo, ugasanga mu ngo habamo amakimbirane y'ibintu ubona ko dusuhuje abantu bafite papa bariraga ku mabakure, abana barira ku ibakure rijyamo byinshi bimeze nk'igitebo, ariko abana baba bagomba kurira kuri zimwe z'ingaramira nyine ibimeze nk'aho yuzuye iragushuka jya ubona wagira ngo birankana kandi we ari nko kubivana mu mwobo. Ariko papa we bamubikiye mu ibakure, wowe ugomba kurira ku gasani. Ubu ngubu batwita ngo ni udusede. Ni udusede ariko no ku ishuri batwita. Nuko urumva ugasanga nyine ubundi akenshi ibintu usanga ari ibibazo byo mu miryango byahindutse ibikomeye, usanga atari ibintu binini pe. Ugasanga wenda niba mu rugo bakabaye bapfa ko mama ari umusinzi cyangwa ko papa ari umusinzi, icyo si cyo kibazo kinini kihaba. Ugasanga ibibazo bigiranira ni ukuvuga ngo uyu nguyu yabwiye mugenzi we ijambo atagombaga kuvuga. Ugasanga nyine urashaka ko wowe Emi ibintu utekereza ko wakavuze nanjye ari byo nakabaye mvuga, kandi abantu duteye bitandukanye, turemye bitandukanye. Niyo mpamvu mu muryango havuka umwana ugasanga nkanjye ndiyumvamo umuhamagaro wo kuba umubikira, umuntu wihaye Imana, ariko ugasanga wowe tuvukana ntabwo ari wo muhamagaro wiyumvamo. Uriyumvamo kuba umunyamuziki, ukajya kuri stage ukabyina, abantu bakishima bakagukunda, kandi tuvukana. Abo bana rero niba bari kuganira ntabwo bari buvuge ibintu bimwe. Ikintu wowe ugomba gukora nk'umubyeyi ni ugukora ku buryo muri kamere afite icyo avuga cyangwa se ari bubwire mugenzi we icyo ari cyo cyose kiba kirimo disipurine, cyubashye Imana, ari ikintu kizima. Wari ugize uti nyine wenda warataga muri vakanse ukabona imiryango nyine abo muturanye, n'iwanyu byari bihari cyangwa ni mu baturanyi? Oya, muri sosiyete muri rusange. Kwa kundi ushobora guca nko ku muhanda ukabona umwana wo kwa runaka urabazi ariko ntabwo bazi n'ahantu ari. Umwana wabo aryamye ku muhanda, ukavuga uti se biriya bintu byagakwiye kugira ikintu bihindukaho. Kandi ntago wajya kwigisha abantu ngo mukwiriye kuba ababyeyi beza bita ku mwana, mukamenya ahantu ari, amasaha ahari, igihe ari buhavire, igihe yahagereye, niba yariye, niba yoze, utari umuntu nawe wigeze ufata byibuze izo nshingano ngo ube umubyeyi ubyare babe babikuziho. Uraje umuntu usanzwe cyangwa se uvuye muri uwo muhamagaro w'ivugabutumwa, baravuga ati aba bari abantu bababikira ariko ubundi aba ari abatesi. Azi se namutaye hariya ngiye he? Nshobora kuba nari ngiye kumuhahira, nshobora kuba nari nagiye guhinga, ariko niba uri umubyeyi warashatse, uri umumama nkawe, ukamubwira uti nyamara ukwiriye kuba wakemura ikibazo iki n'iki kiri mu muryango wawe, ukita ku mwana mu buryo ubu n'ubu, abizi ko nawe ubafite. Natekereje ko umuntu abyumva kurushaho, bituma mpindura umuhamagaro mu buryo bwo kuvuga ngo wenda kuzaba ndi umubyeyi nkatanga inama ku bandi bishobora kugira impact byihuse kurusha uko nabikora ndi mu muhamagaro w'ivugabutumwa. Joseline, urakoze cyane, ndabikunze ibyo bintu. Ni ukuvuga nawe ni umuhamagaro nk'uko n'ubundi niba umubikira wari kuba ufite mu byo wari kuba wahisemo, wari kuba ufite n'ubundi byo, hari inshingano baba bafite zitandukanye. Hari abakora mu burezi, hari abakora mu buvuzi. Ubwo yenda wowe waravuze uti reka njye kwita ku muryango. Yego. Ariko kujya kurisha ihera ku rugo, ubwo wowe nuko rero ubigeze ubishyira mu bikorwa iwawe mbere yuko tuvuga ahandi. Iwanjye ni ukuvuga nk'uko nabibabwiye ndi umumama. Urugo ndumazemo imyaka itari myinshi ariko itari na mikeya. Ibyo nkora byose kugira ngo byibuze mbere abandi urugero. Ntushobora kuba wahereza umuntu urugero rw'ikintu udakora, kandi nanone ntushobora gutanga ubutumwa butangwa mu bice bigiye bitandukanye, mu bikorwa, mu magambo,
mu nama wahereza abantu zanditse cyangwa se uvuze, ngewe kugeza aka kanya nahisemo ko ibyo niyumvira, ibyo ntekereza, hari amagambo najyaga numva abantu bavuga kera ngo urebe ibyo nkora urebe ibyo mvuga ntiwumve ibyo nkora. Yego, aka kanya rero ikintu nabwira abanyarwanda ni ukubizeza ko mu byo mvuga bigiye bitandukanye harimo ubutumwa bw'inama tugira ababyeyi, uhereye ahangaha kuri Emmy Pro Media ugasura na chaîne yitwa Open Media, tuzajya dusangaho ibiganiro bigiye bitandukanye bigira Open Media cyangwa ni umukundwa. Nabanje kuyita izina ryanjye bwite Uwo Nkunda TV, nza kurihindura, ubu ngubu ni Open Media. Ariko Rosalie, buretse gato utambindikiranye, ndashaka ubanza mbwire, hari ibintu wari warabonye by'ibibazo umuryango ufite ukiri mutoya, ukiri mu nzira yo kwihimana. Yego. Uza kuvuga utereka ngende njye gutanga umuganda, kandi ugomba kwiheraho nka Kristo. Uribuka igifaransa? Gice. Yego. Kristo ntabwo avuga gusa, ahubwo aba icyo ashaka kukubwira arakiba, wowe ukabibona. Iredoveni sque yashakaga ko tuba. Yego. Uri kubyumva? Yego. Ibyo ngibyo ashaka ko tuba arabanza akabiba. Ndashaka kukubaza nyine mu ukimara nawe gushaka, ni ibiki byiza wabonyemo bibiri person uratubwiye ngo buri rugo rwose ngo rurihariye nta rusa n'urundi. Narwo. Ni ibiki wabonyemo byiza, ni ibiki wabonyemo bibi, ibyo bibi ari nabyo turashingiraho tutangira n'urwo rugendo rwo kugira abantu inama. Yego. Yenda ibyo biba bibi byo byihorera, ibyo ntago ari byiza, ariko tubwire ku byiza wabonye nyine yenda twaratira indi miryango iri muri bya bibazo twavugaga. Yego. Ikintu rero umuntu yavuga ngo cyiza kiba mu rugo, habamo ibintu byiza byinshi, reka bari byo mperaho, cyangwa se mere ku bibi tuze gusoreza ku byiza. Duhere ku bibi nibyo sawa. Ubundi ngo deseriza nyuma. Yego. Ibintu navuga ngo ni bibi biba mu ngo, cyangwa se challenge nyinshi abantu bahurira nazo mu ngo. Iya mbere iyo mukiri muri fiançailles cyangwa se mugihura wowe n'uriya muntu muzabana, utekereza ko umuzi, ujya kumwemerera ko mubana watekereje ngo uramuzi, wiyumvamo ko unamuzi. N'umuntu aramutse akubwiye ngo uyu muntu mugiye kubana ntawe uzi, ba witonze, ntabwo uba ushobora kubyemera. Uravuga utoya ndamuzi, nta n'umuntu umuzi kundusha. Ariko burya iyo ugeze mu rugo usanga ibintu we watekerezaga, iyo ugize amahirwe aba ari byo. Ko birashoboka ko byaba byo, wenda bitewe se n'igihe mumaranye, bitewe n'uburyo yagufungukiye cyangwa se wowe wabashije kumufungukira mugasangira ubuzima, ushobora gusanga ibyo bintu umuziho ari byo 100%. Kimwe nuko ushobora gusanga ari byo 80 cyangwa 50%, cyangwa se ugasanga si byo, noneho 0% nta n'ikintu uzi. Umuntu ugatangira ukamwiga bundi bushya. Icyo ni ikibazo cya mbere umuntu ahurira nacyo mu rugo. Ugasanga ugiye kubana wowe mubana atari we wari uzi ko mwasezeranye, uwo mwasezeranye n'uwo mubana batandukanye ku buryo hari n'igihe uvuga uti se ni we cyangwa ni kopi bampaye, menya atari undi. Ese ko bihindutse vuba vuba ni ukubera iki? Ukavuga uti rero oya, cyangwa se ukavuga uti Imana ishimwe, nta kintu cyahindutse, ibyo nari niteze ni ibi ngibi. Ubwo ntabwo biba bikiri ikibazo, aba ari amahirwe. Ariko icyo ni kimwe mu bibazo abantu benshi bahura nacyo bakimara kugera mu ngo. Kuko impamvu usanga niba ngewe twahuraga nabitekerejeho neza, nateguye n'amagambo ndi bukubwire, uyu munsi tugiye guhura, mu gitondo nkangutse ndi muri mood wowe utazi, cyangwa se hari igihe umuntu aryama ameze neza akabyuka ameze nk'igicwezi, akabyuka hari ibindi bintu afite, akabyuka yabaye mushya, uri kubona ibintu bye byose biri kugutungura,
cyangwa se mukaba mwaryamye ubona atameze neza, ukabona abyutse ari mu yindi mood imeze neza yishimye. Yego, ikibazo rero cya kabiri abantu bahura nacyo mu ngo ni ugusanga hari ibintu mutahuraga nabyo muri fiyansaye bigiye kuza. Urashatse, uri umukobwa, nta kintu na kimwe cyabangamiraga umubiri wawe, wari umeze neza. Wenda ku bagabo bo ntabwo bikunda guhinduka biri interne mu mubiri, ariko wenda niba uri umukobwa ukaba ugeze mu rugo ukaba uratwise, hari igihe inda itakugwa neza, wowe ubwawe kubyakira bikakugora, kandi mu gihe cyihuse, kuko abantu bagize amahirwe Imana ikabaha umugisha w'urubyaro ntabwo bitinda. Urumva rero aba ari transition yihuse kuva muri fiançailles, mariage, pregnancy. Yego, ugahita uvuga wowe ubwawe mu mubiri nk'umugore urahinduka. N'umugabo niba wahindutse akaba abona imyitwarire yawe, hari abantu batwita imyitwarire yabo igahinduka, agahita abona imyitwarire yawe ihise ihinduka, wise ubundi muntu, ahita yumva nawe biramwafekta, kuko ni umuntu mubana bya buri munsi, ubuzima bwa buri munsi. Niba nshobora kuguhamagara kuri telefone cyangwa se nkagusura ngasiga nguhinduriye modu, noneho ibaza umuntu muhorana bya buri munsi. Niba yashoboraga kubihiriza kandi ari kuri fone gusa, yego, mutari burarane, mutamuzongera guhura nyuma y'ukwezi, none ibaza bikoze buri munsi, ibaze buri munsi. Noneho rero uwo muntu wahindutse gutyo muri ako kanya, ikibazo gikomeye kibaho si uko yahindutse byihuse by'umubiri by'ako kanya cyangwa se bya modu muri kubamo. Hari igihe continuity iba gutyo. Niba ngiye ndi Joseline ukaba undebye ukabona ese ko atari asanzwe ameze gutya, yatwise none asigaye abyuka afite umushiha, ugahita umfata nkaho ndi umunyamushiha w'ibihe byose. Urumva icyo kikazaba ikibazo cy'umuryango ubuzima bwose, kuko hari isura wamfashemo itari yo nahoranye cyangwa se nari nsanganywe, no kuzayihindura bikagorana, no kugira ngo muzongere musubire muri ya sura ya kera yakubonagamo muri fiançailles, bikagusaba ko uzajya guhamagara mama we ukamubwira uti ko mbona umudamu wanjye yahindutse, ko mbona umugabo wanjye yahindutse, ko mbona bimeze gutya na gutya. Umuntu utarigeze yumva ibi bintu ndimo kuvuga ngo avuga ati wenda naje gusanga bitabera mu rugo rwanjye honyine, kumbe se abadamu bose niko bigenda. Ese burya umugabo yabikuganiriza mugenzi wawe ukaba wamubwira uti uzi ko nanjye byambayeho, tibyabaye ryari, tibyabaye mu gihe madamu yari ameze gutya na gutya. Umuntu utabashije kuba yaganira n'umuntu ngo bavugane ku kintu nk'icyo ngicyo, cyangwa se basi agira ahandi hantu abyumva, kurenga iyo transition bikamugora. Ubwo icya kabiri ni impinduka nyinshi zigenda ziba nyuma yo kurenga fiançailles mutangiye ubuzima bw'urugo. Icya gatatu rero ari nacyo kinakomeye, ni ingaruka ziza mu buzima rusange bw'umuryango, muri psychology nabivuga gute, mu buzima bwo mu mutwe bw'abagize umuryango, umubyeyi w'umumama n'umubyeyi w'umupapa, zikazanwa no kutabasha kwakira ibibazo bagiye bahurira nabyo mu rugendo rw'umuryango, bikabahungabanya mu ntekerezo, mu mikorere y'ibintu runaka bakora, noneho bikarenga ku bana, bikarenga ku babyeyi, bikagera ku bana. Yego, ibyo rero ahanini nicyo ngiwe niyumvisemo kiri nko kumpamagara ngo ibyo bintu wowe uri kureba ukabitekereza kuko wabibonye kwa runaka, kuko wabyumvise abantu babiganira, kuko wagiye ahantu ukahabona ishusho runaka. Ese wavuye mu uwo muhamagaro uri gutekereza w'ivugabutumwa ukaza mu muhamagaro w'urushako, ko wenda hari umuntu uzakwigiraho. Yego, ibyo rero ni bimwe mu bibazo abantu bahurira nabyo mu muryango. Ibyiza byo rero ni byinshi, nibyo byinshi, ibibazo ari byo byinshi. Numvise muri fiançailles ngo biba biryoshye, mukibana ugatangira kubona surprise. Yego, nyinshi. Uyu niwe cyangwa abantu yatwita akabikiremwa gishya,
yabyara nabwo bikabiri nuko hari n'igihe nawe umutungura ukamubwira uti ngiye rero buriya mu buzima bwanjye nta nzoga nywa, tubane ndi umuntu uri aho, uva ku kazi ngataha mu rugo, ejo mu minsi 2-3 akakubona uje ugwa wasi bakutwaye mu maboko, aba ari byinshi. Ariko nyine ikiba gikomeye kurusha ibindi, ibyiza ni byinshi kurusha ibibi mu muryango, ariko ikintu gitangaje ni uko ubuzima tubamo usanga ikintu kimwe gitoya kitari cyiza cyangije ibintu 5 byiza byakabaye ari byo bifite agaciro, ariko ugasanga akantu gatoya gato katangana n'uru rugingo rwa mbere rw'urutoki kangije ibintu 5 mwubatse kandi igihe kirekire. Mu muryango ho ibyiza aba ari byinshi. Icya mbere, iyo ushatse uba ubonye umuntu ushobora kuvuga uti ntabwo nkiri njyenyine, nagisha umuntu inama, umuntu nagisha inama ntabwo yamvamo, ukavuga uti umuryango wanjye wungutse amaboko. Hari igihe uvuga uti mu muryango ninjye muntu ukomeye wari urimo, none bagize n'umukwe, ubwo turakomeye kurushaho. Yego. Ikindi, iyo mugize uwo mugisha w'urubyaro nanone muraguka mu buryo bwinshi. Yego, niho havuka ba bantu nanone baza muri iyi mihamagaro yose, urwo rushako, umubyarira kiliziya. Tubyarira kiliziya, ukaza uvuga uti ndabyaye, urabyara ukavuga uti sinzi icyo umwana azaba cyo, ariko ukarera. Kubera ko muri mu muryango mugomba kuwubungabunga, wawurera neza muri ibyo byiza byinshi biwurimo, hakavamo umwana uzaba perezida, umwana uzaba minisitire, umwana uzaba padiri, umwana uzaba mansera. Yego, ni byinshi. Kuko wa mugani bose babaye abihaye Imana, ni nk'uko uribuka muri biology, muri secret of, yego, urupfu ruvuyeho ubuzima nabwo bwahagarara. Yego. Abantu bose babaye ababikira n'abapadiri, nabwo ubuzima bwahita buhagarara. Ariko nabwo bose babaye ababikira n'abapadiri bakagira ubuzima bwa roho bwapfapfana, isi yahita irimbuka burundu, kuko kiliziya ifite akamaro. Bya bintu uko bikomeye. Noneho rero tugeze aho ngaho, ni ukuvuga bya bibazo tumaze kuvuga, ngenda fokasinga ku bibazo, ni byiza nabyumvise. Ni gute rero abantu bakwiye kwitwara tugana no ku musozo? Ariko abadukurikiye tubanze tubibutse ko turi kuganira na Uwonkunda Joseline. Shene ye yitwaga Uwonkunda Joseline, Uwonkunda TV. N'ubu byanditsemo wabibona ni Uwonkunda TV. Ahubwo wavuze ko igiye kwitwa yitwa ishene yanjye, izina rishya ifite ni Open Media. Abamukunze, ariko ndabizi ko mwese mwamukunze, muhite musubscribinga, mushyiro n'amalikes kuri video ze, kuko muri kumva ko afite ibitekerezo byiza. Aracyari muto ariko ni umubyeyi ugira inama nziza. Hazajya hatamukaho ibiganiro bye byinshi bijyanye n'uyu murongo turimo. Ubwo ngubwo wari ugiye kutubwira uburyo abantu bakwiriye kubyitwaramo, ibya bintu 3 tubwiye. Icya mbere, igihe muri fiyansaye biba biryoshye, mwamara gusezerana umuntu akakubera mushyashya, icyo gihe umuntu akwiriye kwitwara ate? Icya kabiri, umuntu umaze gutwita, umugore arahinduka, umugabo akwiriye kwitwara ate? Icya gatatu, mumaze kugira abana nabwo hari ibibazo bivuka, abantu bakwiriye kwitwara bate? Yego, buriya rero abantu bitwara bitewe n'imiterere yabo. Bitewe n'imiterere yabo. Niba ngewe ndi umuntu ubwira ikintu nkacyumva vuba, nkahita ngira na reaction yihuse, mba niyizi. Mba mbizi ko ndakara vuba, mba mbizi ko mugenzi wanjye afite ukuntu ameze runaka. Nta rugo rutabamo ibintu ruhura nabyo, rugira ibigeragezo, kuko turi mu isi. Uko urukundo rwaba rungana kose ntibirubuza kugeragezwa, rurageragezwa. Ariko ikintu cya mbere
nta nzira n'imwe umuntu aba afite yo kuvuga ngo njye nditwara gutya cyangwa gutya iruta gusenga. Urugo rwubakwa n'isengesho, ariko cyane cyane amasengesho y'umugore. Umugore agomba gusenga, agasengera urugo, agasengera umugabo, agasengera abana. Ntabwo bivuze ngo umugabo ntasenge, ariko wa mugore we ugomba guheka urugo rwawe byanze bikunze mu buryo bunini kurusha uko umugabo wawe aruhetse. Ni isengesho, ibyo ukora byose. Niba utari na wa muntu uvuga ngo buri cyumweru njya ku kiliziya, ubuzima turimo nonaha buragoye, ushaka kuba utabona umwanya wo kujya ku kiliziya buri cyumweru cyangwa se buri munsi, ariko mu mutima wawe ukaba uvuga dawe uri mu ijuru, yizamure, nurangiza wongereho ngo Nyagasani unkomereze urugo. Nurangiza uvuga uti Mana yanjye, amasengesho yose mvuze undindira abana. Tubaha discipline, twabwira ngo mugomba gukora ibi n'ibi gutya na gutya, mukabigenza gutya, ibi bari byiza, ibi kirazira, ibi si ibyo, ibi nibyo. Ariko burya wenyine ntabwo warera Imana itagufashije. Sibyo no kurera rero, nawe hagati yawe n'uwo mwashakanye uba ugomba gushyiramo isengesho. Niba umuvuganye ikintu none ukabona ntabwo ari kucyumva, kiragiza Imana. Hari igihe imyumvire yawe uko nyine ubona atari kucyumva, hari igihe imyumvire yawe atari yo ye. Hari igihe avuga ati ubu nk'ibi bintu ari kuvuga ni ibiki, ariko ko wasenze wabwiye Imana uti Mana, iki kintu ndabona kituganisha mu nzira nziza, nubwo umufasha wanjye cyangwa umutware wanjye atari kucyumva, Nyagasani ndakwinginze ugikore. Ukabona umuntu aje yahindutse, kubera gusa ko wabiragije Imana, ukareka kwirwanirira, kuko imbaraga za muntu zo ni hake zikora. Twizere ko kuri iyo ngingo none hari abagore bari mu kabari bari kunywa inzoga kandi bari bugere mu gitondo. Twizere ko bari kubyumva ibintu uri kuvuga, kuko nkunda gukurikira ibiganiro byawe kuri chaîne yawe n'ahandi hantu ujya ukina mu mafilime. Mubura we hari undi muba muri kudisikita, we ariko kumvisha ko abagore nabo bagomba kwigira. Yashaka kujya mu kabari akajyayo, yashaka akagenda akamara ukwezi adataha ngo nawe afite uburenganzira. Nigeze kumubaza ngo ari umugore ari n'umugabo, umwe yaciye inyuma umugabo cyangwa umugore yaciye inyuma umugabo cyangwa umugabo yaciye inyuma umugore, ati niki wumva kiba gifite uburemere? Yarambwiye ati byose ni kimwe. Ati byose ni kimwe, ati ni 50-50, niba yaguciye inyuma nawe ugenda umuca inyuma. Ubwo ni iryinyo kurindi. Niko abyumva. Icya mbere rero mu rugo kugira ngo uce muri ibyo bibazo ni ugusenga. Icya kabiri, umuntu wese aba agomba kwiga communication. Buriya communication ni ikintu gikomeye cyane mu rugo. Kuko ushaka kumbaza uti se kubera iki wifubitse? Kuki wifubitse kandi mbona hashyushye? Nkakubwira ubu se ntubona ko hakonje? Ngo haye igisubizo ariko mu buryo butari bwo. Nshaka kukubwira ni ndakonje, niyo mpamvu nifubitse. Hari uburyo uvuga ibintu byose wagombaga kuvuga ariko ukabivuga nabi. Cyangwa se nawe niba communication ya mugenzi wawe iri weak, niba mise ngusubiza ngo ubuse ntabwo ubona ko hakonje, nawe ukansamira hejuru, ubwo se nuko wakabaye unsubiza. Ntabwo ari ibyo. Ubwo ngubwo rwose harashya byanze bikunze. Icyo ugomba kumenya ni communication, noneho communication ikaza yunganira kumenyana. Ko ntabwo mwamenyana nta communication ihari. Communication yunganira kumenyana. No kuvuga niba muri fiançailles wari uzi ngo uranzi bya bindi twahereyeho, ukaba uzi ngo uranzi bihagije, nkaba ngeze mu rugo ntaratinyukaga kukubwira ngo ubwo se ntabwo ubona ko hakonje, nkaba nsigaye mbikubwira. Menya ko nyine umuntu mubana afite akandi gasayidi utaruzi, anahinduka ari dinamike. Umenye ngo ibi ngibi iyo mbivuze gutya ansubiza gutya, iyo nkoze iki kiramushimisha cyangwa se iyo nkoze kiriya kiramubabaza. Mu buzima busanzwe no mu rugo iwacu na basaza bacu na barumuna bacu hari ibyo tuba tubigengeseraho, kimwe n'ababyeyi bacu.
ukaba uzi ngo turavukana turi batanu, ariko uriya iyo nteye burage arazumva, uriya iyo nzanye ibintu by'amaburage ararakara, ukaba ubizi. N'umuntu mwashakanye rero ni uko biba bigomba kugenda. Niba umugejeje mu rugo mwaraganiraga ukabona ibintu byose araseka, mu rwego rwo kwirinda ko yagutakaza. Burya muri fiyansaye abantu bose barigengesera, mu rwego rwo kwirinda ko yagutakaza wavuga ikintu kitamushimishije akarenzaho agaseka, noneho niba ageze mu rugo akavuga ati sinzamwihishamo ubuzima bwose, rero reka navuga ikitanshimishije njye mbimwereka, navuga ikinshimishije mbimwereke, byakire kuko niwe wawe. Imbere y'Imana wemeye ko ari we wawe, imbere y'amategeko wemera ko ari we wawe, ubuzima bwose niwe wahisemo. Kandi burya nujya no gushaka undi ukavuga uti uyu nguyu oya, burya se arakara gutya, burya se iyo umuntu amubajije amusubiza nka kuriya yansubije, ese burya imbere y'abashyitsi yitwara kuriya, se burya n'uyu kavuga uti oya uyu ntabwo ari we. Nujya no gushaka undi nawe uzamwiga bushyashya, uzahora utangira usange nawe ameze nk'uwo nguwo, cyangwa se noneho wari n'inyuma ye aranagoye no kumurusha. Nayo numva bavuga ngo ngiye buriya ntabwo nshyigikira divorce, ntabwo nyishyigikira. Ishobora kubaho biri ngombwa ko nyine hari igihe ubona bikabije ukavuga uti bano bantu rero nanone aho kugira ngo umwe azaburire ubuzima hano, reka babicishe mu nzira kiliziya itemera, kuko buriya kiliziya n'andi madini amwe n'amwe dusezerana kuzatandukanywa n'urupfu. Kiliziya isigaye yarashyizeho ubundi buryo bwitwa nirite di mariage. Ubwo ntabwo wari ukazi. Hari igihe biba ngombwa muri kiliziya bagatanga, bo ntabwo bavuga divorce, kuko divorce ni icyasha. Ujya mu rukiko rurahari ugatanga ibimenyetso bagusaba, iyo bibaye approved ufite n'abatangabuhamya batangaza ko nta mariage yigeze ibaho. Nko kuri bimwe wahereyeho, hari nk'urugero ushatse nk'umuntu ushakanye n'umuntu ugasanga yenda nta sex iri opose, muhuje sex yarajyaga kwiyereka ukuntu, n'urugero icyo gihe wemerewe kuzindukana kwa padiri ukamubwira uti rwose nimuyanire. Urumva ni nil mariage nil, batangaza ko nta mariage yigeze ibaho. Ubwo mu mategeko cyangwa se cyagiye cya divorce bagaragaza ko mutashyingiwe. Nta mariage iba yarabayeho, kuko we ubu waribeshye ukagira ngo hari ibintu wari kuvuga mu kanya bijya gusa nabyo. Hari umuntu yaguhindukiye cyane bigakabya, ukajya ubona ari mushyashya, ushobora kujya mu kiliziya bagatangaza, kuko wowe uba ufite umuntu watekerezaga ko mwabanye mwasezeranye kandi ukajya ubona atari uri kubona. Iyo mariage bari nire barayanira, bari nire. Yego, ariko ntabwo kera byabagaho, niyo mpamvu utarubizi. Ariko mu rukiko ko kiliziya nayo igira amategeko, ni bishya ntabwo nari mbizi. Yego. Joseline rero ndagushimiye cyane, iyi ngine introduction ku butumwa bwawe Imana yaguhaye. Iyo ujya mu kibikira yari kuba yaguhaye ubundi, ariko hari ubwo yaguhaye bwo kwigisha umuryango, kandi ibyo wigishije ndabikunze. Nanjye umuryango ndawufite, nanjye mfite umugore, nizere ko ibyo wavuze amatwi yanjye yabyumvise cyane, ndabyizeye. Abandi bari kubyumva, ariko nizere ko nanjye byangiriye akamaro kandi byakangiriye. Reka tube dushyizeho akitso, tuzakomeza ko mfite ibibazo byinshi kuzakubazaho byugarije umuryango muri iki gihe. Hari n'ibyo twahereye ku byo wowe wabonye, ariko hari n'ibyo twagiye dusoma mu bitabo n'ibindi bihora bivuka buri munsi. Kino kiganiro kizaba ari kirekire, ni episode nyinshi cyane, tube dushyizeho akitso none. Ibutsa abantu bashaka kukugana, kuba bakugisha inama, telefone bakubonaho, cyangwa n'uwashaka kugushyiraho kuri momo kugira ngo ateze ubutumwa bwawe imbere, aho yagushyirira, cyangwa n'abandi bashaka kureba ibiganiro byawe neza babisanga he? Yego, wifuza kureba ibiganiro byanjye bica kuri chaîne yitwa Open Media. Ushaka kudusigira ubutumwa, hariho nimero muri bio ya telefone, wadusangiza ubutumwa bwawe, inama cyangwa se igitekerezo, ukatwungura ibitekerezo muri comment.
cyangwa se kuri iyo nimero ya telefone iri muri bio ya Open Media. Yego. Ashaka kugushyiriraho kuri momo yasanga uhiriye izina kuri iyo nimero. Nitwa Nkunda Joseline, niyo mazina y'ababyeyi. Kugira ngo batazayayoba. Joseline urakoze cyane. Yego.